wambuza gusambana ndahanga ndidekaraye ntabwo nzabireka yamutinya ibintu Imana yahuje ariko biryoshye kuriya ikajya dasambana mbibabwire mwicare mubise ariko uko Jackie wanyu mwakunze w'u Rwanda aba arifasha ati jyewe nkunda kugira nte nkunda gusambana arabivuze arabyogeza arabisiga mbese arabinogereza mu buryo bwose nka kuriya mwumvisha ntabivuze akabyogeza kwa ruriya rugero amaze kubivuga umuntu witwa mama Buryohe ati nawe rero ati ntuzangarukire mu rugo n'umunsi wa rimwe mwibuke yuko uyu muntu witwa Jackie yavuze nyine ubuzima bwe ararirashwana n'umuntu witwa Nyirasenge uba muri Canada niba atari muri Amerika avuga ko ngo famiye yagize ite yamufashe nabi ntiyamwitaho ntiyamuha buri kimwe cyose ariko Nyirasenge araza avuga ko umwana yamuhaye buri kimwe cyose mu bushobozi bwe ariko aba indashima rero mu kumara kubivuga ibyo byose aragenda nyine imihanda yarinyeganyeza akazajya avuga ibintu byose ashatse igihe kimwe rero akazajya aza nyine nk'uko nguko yaje avuga ko ngakunda ibintu byo gusambana avuga cyane ku bagabo yensista bitsindagira uko abivuga uko abitsindagira niko abantu bakomeza bibaza atari ku uyu nguko ukiri bitamutwara ku kiri itamwitaho nk'abandi bose bashingiye yuko ngo yanabatijwe buriya ngo yabatijwe kwa Pastor Ernest ndatekereza Nyirindekwe afite urusengero ndumva ari ku Gisozi abantu bakibaza ngo yabatijwe ibyo ngibyo biba bigiye ku ruhande ariko hanyuma y'ibyo nk'umwana nyine w'imfubyi iriya famiye ya Buryohe bari abacuti biwe akajyamo kenshi akabasura bakagira ibirori uwo bwashize bamukoreye anniversaire baramutungura barangije akimara kuvuga ibyo bintu ngo by'ukuntu ngo akunda abagabo ngo bamara stress n'ibiki byinshi cyane mama Buryohe aricara avuga ati nge Jackie ntazongeye kungera mu rugo n'umunsi wa rimwe Jackie ntazongere kumbera hano umunsi wa rimwe Jackie suku byumva yaje aramutatura ari kunkumura yigira nk'iki mbese amubwira n'akari muri ati mu rugo rwawe wampaga iki nahakuraga iki abana bavuga ngo ntazabanduza abo bana bawe mvuga n'iki nabo ko ntangana nabo avuga ibintu byinshi abantu bongera kubihuza n'ibintu byabaye ejo muri Jen's Comedy aho umuntu witwa Yaka na Nzovu bazanye n'umuntu witwa ngo ni Mama Queen ngo ni indangamirwa yande y'umuntu witwa Nzovu bakaba bari bayihuriyeho na Yaka atari yashaka babajije Nzovu impamvu ngo ni iki gituma yumva yuko we na Yaka ari inshuti rangije aravuga ati njyewe umunsi tujya ku Gisenyi nkabona indangamirwa ati narayibomoye maje kuyibomora nayakangira nte ndamusamuza ibyo bintu bivugwa yuko byatumye umuntu witwa Merci yandika asaba imbabazi kuko bari bamabuje ku ibyo bintu yavuze urumva Genesis hitabira abantu batandukanye abakuru urubyiruko ndetse n'abana donc tekereza kuvuga mu bantu bangana gutyo ngo abantu basangiye indaya cyangwa se indangamirwa ahantu haba hari abantu b'ingeri zitandukanye ariko by'umwihariko ubwo ngubwo baba bari kuvugira ku bana none abantu bavuga ati ni gute Merci ashobora kuba yasaba imbabazi kuriya Jackie yavuga biriya bintu kuri kamera bidafite ikintu byigisha abantu bidafite ikintu byungura abantu we nibagire ikintu bamubaza ari bo ntimukurikirane ngimubaza impamvu yavuze ibyo bintu cyane yuko Jackie atari ubwa mbere yarahawe warning abantu bakibaza ati Jackie bamusize mwiki babona ari igiki ku buryo bamurika abantu nyine babitindaho ariko mu kubitindaho Jackie ntawigeze agira ate amukurikirana ariko abantu bose bakavuga ati na Jackie nta somo hari yabatanga bagomba kumufata bakagera bate bakagenda bakamubaza akamenya ibyavuga akamenya naho abivugira kimwe n'abantu bamuha platform RIB ubwashize muri bikaba ko yagize ite ya bihanangirije bose ntekeza ko zari mikoro zirenga 10 zamaye platform umunsi ngo yatandukanaga ngo n'uriya muhungu igihe Jackie yafataga impeta akayijugunya muri toilette kamera zimuhagaze hejuru rero ibyo bimera nk'ibintu by'insubira cyabavuga ati abantu mu platform ikindi gihe ni mwebwe tuzakurikirana kuko Jackie ntasoma mu buzima atanga mu bantu usibye kuza
agatuka nk'umuntu bafitanye ikibazo, ariko ibyo ntacyo bitwaye kuko n'abandi baratukana. Ariko kuba yaza akavuga amagambo nk'ariya ngo akunda abagabo, ngo arasambana, ngo Imana ngo icyo cyaha ntizakimubabarira, ngo bimara stress, baribaza ibi bintu ko ntacyo byigisha, we ni ukubera iki? Niba umuntu witwa Merci yaranditse asaba imbabazi, Jackie we bamusize nk'iki? Baba bareba ikintu, ubutumwa atanga ku bantu bamukurikira. Urumva ni ikiganiro cyaba kiri buze kurebwa n'abantu benshi, ni ikiganiro kitazasibwa. We bamusize bamusiga iki ko nta kintu yigishije? Ibyo bintu aba ari kuvuga biba buze kunganira iki abantu? Ariko abantu baraza ikindi gihe babwira mama buryo bamubwira ati ubundi uriya muntu wari umuzanye mu muryango wawe ngo agira ati. Urumva umuntu witwa Aisha ajyayo, ariko Aisha agira discipline, ntabwo ushobora kumwumva avuga ayo magambo ameze gutyo atameshe. Ni na mukuru buriya ku muntu witwa Jackie. Baramubwira ati ubundi we mama buryo wari warayobye. Ariko umugabo we abasha kutabyumva, avuga ati niba umuntu ari umunyabyaha ntabwo umureka ngo umujugunye. Ariko mama buryo yihanangiza Jackie, aramubwira ati n'undi munsi ntuzangarukire iwanjye, n'undi munsi ntuzaze iwanjye. Ko mama buryo yavugaga yuko abana be niba babonye ibyo bintu bashobora kumukurikiza bibwira yuko ari ibintu byiza. Usibye rero n'umuntu witwa mama buryohe, n'abandi bana bumvisheho ko ngo umugabo ngo atanga amafaranga, ngo abantu bose ngo babaye ngo kubw'amafaranga, ngo kubw'abagabo, ngo abantu bose batunzwe ngo n'amafaranga ngo y'abagabo. Abana nka bariya ba mama buryohe cyangwa n'abandi bakurikiye ibintu Jackie avuga, hatabaye kubitaho, ntekereza ko bashobora gukurikiza iki ibintu Jackie abavuga. Kuko we arensista akasobanura yuko abantu bose batunzwe ngo n'abagabo, ngo abagabo aribo batunze iki igitsina gore. Abantu bakomeza bibaza bati ubundi Jackie wamuzanaga mu muryango wawe gukora iki? Abandi bakibaza bati ubundi wari warayobye. Ati RIB nigira ite nikurikirana umuntu witwa Jackie, imukurikirane imubaze ibyo ari byo. Sintekereza ko RIB rero yagakwiye kuvuga, abantu bagakwiye kuvuga ngo Jackie baramukurikirana mu rwego rwo kugira ngo bamufunge. Ni bya biganiro n'ubundi ni ibintu byagakwiye guhoraho. Ariko abantu bari kuvuga ati Jackie RIB nitagukurikirana, ntabwo ibyo biba byumvikana. N'abandi ubwo baraba bagize bate, baraba bemerewe kuvuga ibintu bishakiye hano kuri iyi mihanda. Kuko yarabivuze cyane abisubiramo, ariko birakaza abantu koko. Ariko abantu ibyifuzo byabo bari kuvuga ngo RIB irasinziriye, nite kuri Jackie, nta kintu na kimwe iri kumufasha. Kuko biriya bintu yabivuze uyu munsi akabona RIB imwihoreye, ejo azazana n'ibindi avuga ibirenze biriya. Ejo azaza n'ubundi avuga ibyo tudakeka, kandi ntabwo umuntu weditinga ukeneye views ashobora kubikuramo. Ntabwo byashoboka, keretse bambwiye ngo icyo kiganiro nagisibe, cyangwa bakamubwira ngo ntazongeye guhostinga Jackie n'umunsi wa rimwe. Ntabwo rero byashoboka. Rero abantu bari kuvuga ati niba Merci yasabye imbabazi z'ibintu yaka na Nzovu bavuze muri Gereza, Jackie bamusize nk'iki? Isomo yatanze ni irihe? Ubwo bivuze ko niba Jackie bamwihoreye n'abandi bagize bate babyemerewe. Nicyo abantu bari kuvuga. Ariko se mu by'ukuri buriya umwanzuro mwiza ni uwo kuvuga ngo Jackie nibamufunge. Niba umuntu yaragize depression, ntabwo nk'uko n'ubwa mbere RIB yagize ite yamuganirije, n'ubundi yamuganiza ko mureke kumucira urwa Pilato ngo mucire urubanza ngo nibamufunge. Hanyuma se nibamufunga baraba bakemuye ikibazo? Ntabwo mureka kumubambisha ibintu yavuze, yabivuga ariko akagira ate akanabikosora, kuko ni umuntu nawe hari ibintu uvuga ugatana. Rero mumubabare cyane,